Nyumvira igihano umugabo yahaye umugore kubera kumwangira umuryango. Byagenze bite? Nuko nguko tubitangiye. Umugabo yari afite umugore we babana mu rugo. Noneho umugore azana imico, ya mico abagore nyine bajya bagira, ukabona umugore yaterera inyo hejuru, yihananitse hejuru mu birere, reka igize akara akajya he ngo yaragafashe da. Akagira urugo nk'aho ari akarima ke. Umugabo ashatse yifitiye famiye, yifitiye inshuti ze, yifitiye abo biganye, afite abantu benshi babanye bakeneye gukomezanya ubuzima bakabana. Noneho umugore akaba ari yandurumbyi, ari agasambo k'akantu k'inyirabuheri. Hari abagore bateye gutya, ava mu rugo rukennye, yagira amahirwe yashaka mu rugo rurimo isosi akabatereye inyo hejuru. Uyu munsi rero nibo tugarutseho. Umugore wawe rero yarifashe yigira uwo hejuru mu birere, ahera ku muryango w'umugabo, aravuga ati ntakagire ungerera iwanjye. Uje wese akamurebera ku rutugu, yaba yatetse inyama akaba arabyimbye. Uwinjiye hariya akomanze yabona ari mwene wabo w'umugabo akaba arisikigije, yanyuraho agakubita ikombe umugeri, ukabona yaguwe nabi kubera umururumba, inda nini, ubugome buba bwararitse mu bagore. Umugabo arabyitegereza, hari ukuntu abagabo barebera hasi akareba utuntu uba wikoza, akavuga ati uyu muturage se, akabura aho agushyira nyine akihangana, ariko nyine akavuga ati reka mve kubyogosha uko nguko nyine. Mugabo wawe rero abanye na wa mugore, yajya areba uburyo amwangira bene wabo bikamubabaza, kandi atari busubire inyuma ngo yirukane umugore we. Umunsi umwe afata amafaranga ye, ntabwo ndi bukubwire umubare wayo, ayahereza umugore, ariko cyari igipimo no kugira ngo amwigishe kandi atavuze. Amuhereza amafaranga, aramubwira ati ndifuza yuko ugenda ugahaha ibintu byo gushyira ababyeyi bawe, ndashaka ko tujya kubasura, akira amafaranga, ugenda ubagura imiceri, ubagura amasukari, ubagurire buri kimwe cyose. Yaramuhaye amafaranga ahagije. Hanyuma umunsi uyu n'uyu tuzajya kubasura. Ubwo yaragiye rwose yivayo, yaraguze, aragura pe ibintu byiza by'agaciro, arahaha, akora sitoke ya nyayo ifite ikosora, reka bari ko mbivuga. Arabizanya abigejeje mu rugo. Umugabo wa munsi yapanze abipakiye imodoka, ashyizemo umugore we, ati tujye gusura iwanyu. Bagiye kubasura, babakira neza, ababyeyi baba ari ababyeyi, barabishimira, baraganira, bataha nyine banezerewe. Bamaze gutaha haciyeho nk'icyumweru, umugabo abwira umugore we ati noneho hatahiwe kujya gusura iwacu ababyeyi bacu, ubwo tuvuye iwanyu reka noneho dupange dusure n'iwacu. Amuha amafaranga angana nayo yamuhaye mbere ajya guhaha bimwe byajyaga iwabo w'umugore, arayamuha bingana, ati noneho genda uhahe ibijya iwacu. Ko yari akazi karagasambo, aravuga ati ubu ahangaha niho ngiye kumupimira. Amaze kubihaha byose araje arabibitse. Umugabo yinyabye ahantu biri, agiye kureba asanga imiceri ni ya yindi, ni wa muceri wa wundi wa nyuma n'umuntu wo mu cyiciro cya mbere atajya arya. Agenda agura wa muceri w'injonjori, wa muceri w'amabuye, wa muceri mbese nawe ubyumva, umuceri wa nyuma. Yagenda ku kawunga agasanga ni kakandi kagaburirwa ingurube n'imbwa. Ibintu byose yahashye asanga biri difera y'ibyo yahashye bajyana iwabo. Umugabo araceceka, buriya aba abagabo bazi ubwenge. Umunsi wo kugenda uragera, mugabo apakiye bya bintu, nako yabwiye umugore ati bishyiremo. Babipakiye imodoka. Umugore ntazi ko umugabo yabiteye imboni. Umugabo yakije imodoka, bafashe umuhanda. Ntumbaze niba uwo mugore yari uwa Nyamagabe, sinshaka kubimenya. Inzira ijya iwabo w'umugore baba barayitaye, umugabo ahita akata inzira ijya iwabo w'umugabo barayitaye, ahita akata ijya iwabo w'umugore. Umugore ati se bigenze bite ko mbona uyobya inzira? Undi ati reka mbanze ndebe umuntu hano hirya. Yayihaye umuriro. Mbega umugabo n'iwabo w'umugore ku irembo kandi bamaze icyumweru bavuyeyo. Binjiye iwabo w'umugore,
ubwo aratangira gutengurwa, igitima kiratera ati se aha hantu tuhaje gute, habaye iki? Ntabwo yari azi yuko umugabo ashaka kumukosora. Bakicara umugabo aterura ijambo arababwira ati babyeyi beza, naje kubasaba umugeni muramumpa, ariko niba mwarampinduriye, niba hari amasomo yandi mwamuhaye mujya kumumpa, uyu mugore kuva twabana ansuzugurira umuryango, nta mwene wacu uzi iwacu ngo aseke, usanga igihe cyose yabyimbye, iyo hagize umuntu w'iwacu uhakandagira umugore agubwa nabi, ukabona ibintu byose ni ibibazo. Kandi narabicunze, iyo hagize uwo muri famiye ye uzi iwanjye, ubona yishimye, akagabura anezerewe, akanateka neza bishoboka. Ati rero jyewe ni igipimo namushyizeho, murabizi ibintu twabazaniye tuza kubasura, amafaranga namuhaye niyo namuhaye ngo agure n'ibijya iwacu. Arangije murebe ibintu yaguze, arabajyana nyine arabereka ibintu yaguze, nyine abikubise amaso, avuza akaruru ati mukobwa wa, ubu busambo n'ubugegera nk'ubu wabukuye hehe? Umuhungu ati rero jyewe nta ntambara nshaka iwanjye, uyu mukobwa mwamumpaye ngira ngo mwagakwiye no kumugira inama. Mu by'ukuri urugo rwanjye ntacyo rubuze, ariko ntazance ku bantu, ntance ku bavandimwe, nareke twubake urugo rw'amahoro kandi dukunde imiryango yacu tunayiteze imbere. Reka ati se nk'ibi bintu akoze ubu mu by'ukuri ndamutse mubwiye igikorwa kizima nakorera iwacu urumva yacyemera? Uyu muntu ni mubi, mube mumusigaranye, ngiye muhaye ibyumweru 2, nibishira mumaze kumuhana akemera ko agiye gukosoka, muzambwire nze mutware. Baramusigaranye, nta kindi bari gukora, basigaye bacoca, ahubwo bati ibintu by'ubugegera wabikuye hehe? Abagore nk'aba babaho. Ubwo byaragiye bya byumweru 2 bishize, bahamagara umugabo ngo aze atware umugore. Yaraje umugabo mwiza, aparitse imodoka ye amushyiramo, ati ariko simbasiga muduherekeze mutugeze mu rugo. Akaba yavuye kuzana nawe ababyeyi be, bose arabicaza muri salo ye, arabicaza baraganira, yunga uwo mugore n'abantu bo mu muryango w'uwo muhungu yagiye asuzugura akabaca amazi. Umugabo aterura ijambo, afite uko yabivuze, arabisiga arabisigiriza, aravuga ati igihe amaze mu rugo iwabo ntekereza baramuhariye bakaba bampaye umuntu ufite umutima wa kimuntu. Bavandimwe babyeyi banjye, ntimuzamurebere mu isura musanzwe mumuzimo, reka tubane kandi dukore umuryango muzima, umuryango uzira amatiku, uzira amahane. Rwose mujye muza hano mwisanzure, kandi nawe abasure yisanzure, mubane neza. Aha rero harimo irihe somo? Abagabo bajya bahubuka, wabona umugore yatangiye kwigira inyababa, ugatangira kugenda nawe umukandakanda, umuhima, bumwe ukabicisha no ku ruhande ukabiha iwanyu. Kandi uyu muntu iyo abibonye babigenje gutyo, ntabwo byamukosora ngo bimushyire mu murongo, ahubwo arushaho kuba mubi. Oya, uyu mugabo yakoze akantu k'ubwenge, mujye mubakosora gutya. Ariko nanone ngaruke ku bagore, wa mugore udukurikiye, mu by'ukuri umuryango washatsemo ni iwanyu. Bashatse kukwanga akaba ari bo babitangira, nabyo ntabwo ndi bubikwepe ndabivuga. Hari igihe ushaka mu muryango mubi bakakubera imboga zitaribwa, ariko burya aho kugira ngo wowe utangire uri mubi muri bo, wabareka bakaba babi, ukiga uburyo uri bubane nabo. Kirazira kikaziririzwa kuba umudamu yashaka mu muryango akagera yajyanye bwa busamo na bwa bugegera bwose, akaba ari we ubitangira mu muryango. Twige kubana nabo badukunze cyangwa batanadukunze, ibyo birabareba. Ariko uzi ko burya hari igihe ukunda umuntu akakwanga, ariko wowe wakoze ibyo Imana igusaba. By'ukuri niba umugabo yahashye akaba yashyize ibyo kurya mu rugo, kubigaburira abantu bigutwaye iki? Bibahe barye, nibishira azahaha ibindi cyangwa nawe uzabihahe. Buriya kirazira kikaziririzwa kubona umuntu yazi iwawe akagenda akuvumira ku gahera ati hariya inzara yahagutsinda. Beza banjye rero, ako ni akantu k'ubwenge mbahaye.
twige kubana n'imiryango yacu, kuko iyo umugore n'umugabo bamaze kubana, ya miryango iraza nayo ikaba umwe. Baba bakwiye kubaka umuryango umwe aho bishoboka. Aho bidashoboka rero, hari ukuntu ubana n'abantu bitarimo byemera neza, wowe mudamu niba uhari ukabona bitemera neza, bana nabo ku mayeri kugira ngo wubake urugo.